bakunze baturwanya kandoyi n'akarengane iwacu TV manje kwasuhuza aho muri hose nimugire amahoro y'Imana. Ndasuhuza cyane umuntu wese udukurikiranye aya masaha, nshimira umuntu wese uri kumwe natwe nkubwira nti karibu ukoze sabone utarayikora bya byiza, uwayikoze nawe ndagushimira kandi mwibuke gukora like kuri chaîne turwanya kandoyi. Dufite ndi chaîne yunganira kandi namwe izabafasha yitwa u Rwanda twifuza. Niba utarakoraho sabone bya byiza uba ukozeho sabone bya byiza, kuko waba ukoze igikorwa gikomeye. Ni byiza ko tugomba gukora mu mivuno yose kugira ngo umwanzi akomeza atsindwe burundu. Ndashimira rero mwebwe mwese mudukurikiye, kandi nshimira umuntu wese waba wateye inkunga urugamba. Ndagushimira aho uri hose, mbibutsa ko igihe ari iki tugatera inkunga urugamba. Utarabikora nawe wagerageza ukabikora, kuko ni ngombwa iki gihugu kizaborwa namwe natwe kugira ngo kubufatanye. Ubwo rero buri muntu wese agomba gukoresha impano ye. Impano yawe irakenewe mu rugamba, ibyo urimo byose hakenewe n'impano yawe. Hakenewe ibyo uzi gukora, hakenewe ubufasha bw'amafaranga ndetse n'ibindi. Ni byinshi rero bikenewe, kandi nshimira abadahwema gutera inkunga urugamba. Namwe aho muri ndabashimira cyane, mukomere. Nizere ko muri kunyumva. Nimba muri kunyumva mwambwira. Ndagijimana Jerome ndabona yahageze, aragira ati twahageze kandi duteze amatwi. Ya nimba munyumva mumbwire. Ndagijimana ashobora kuba yahageze ntaratangira, ariko nimba munyumva mwambwira kugira ngo mbashe gukomeza ikiganiro, mbahe amakuru nabateguriye. Ni amakuru atari ivumbi ndetse n'umukungugu, ni amakuru atari ivumbi. Niba twumvikana mwambwira kugira ngo hari ikiganiro twakoze ejo bundi ndi kumwe na Colonel Makanzu, hanyuma mumbwira ko mutari kunyumva. Mwabimbwiye muti imbo ushaka ko mwabimbwiye mbere, ariko nayibonye ntinze. Ubwo rero niyo mpamvu nitwararika kugira ngo mbere yo gutangira, kugira ngo njye manza menye ko turi kumvikana, nanjye ntaza nk'abandi ncurangira abahetsi. Niba munyumva impirimbanyi mwambwira, cyangwa se ba bantu bacu mwambwira, kuko ntago ndagira. Papa Kim aragira ati ndakumva kandi komera. Urakoze Papa Kim. Ya Papa Kim aranyumva, ubwo n'abandi ndiyeze ariko munyumva. Ati turakumva cyane, ati komera. Yes, komera Papa Kim. Urakoze cyane. Reka ntangire rero, ntago ndi batindire uyu munsi. Ndatangira kandi ndarasa ku ntego. Ni iminota mike ndarasa ku ntego. Ndagiye kubaha amakuru kuri topic nk'eshatu gusa. Byaba bibabaje kuko icyambere ndaheraho, hari amakuru yanguye mu matwi numvishe mu kinyamakuru kimwe avuga ngo hari abantu bo muri FDU bagiye ngo gusabira abicanyi imbabazi kugira ngo bakunde babayobore. Ese ibi bintu nibyo cyangwa ntago ari byo? Ari byo byaba ari agahomamunwa, kuko nahita ntekereza ko abahutu baba baramenyereye guhakwa, ahubwo wagira ngo bafite ibintu bashaka gusiga abandi banyarwanda. Ntago mbishize hagati, ariko mfite amakuru y'igice ko hari abantu bo muri FDU inkingi bagiye gusabira imbabazi abicanyi, babahekuye, babamaze, babeza rwose ngo babati mu bakore y'inzandiko, mu bakore y'impapuro, baze bayobora abahutu, baze bongere bica abantu. Rwose turasaba ko mubakuraho izo nzandiko. Kandi wowe wariciwe, ntago urahamba, ntiwemereye gushyingura, ariko uri mu buhungiro, ugiye gukuraho umuntu amahanga ari kwirukankaho ngo bamukureho ibyaha. Ni wowe ugiye gusinya izo nzandiko, kuko ibyo bintu nabyumvise numva ntago mbasha kwikura neza. Ariko abafite amakuru mumbwire, ese koko iryo tsinda ry'abahutu nimba ari 5 nimba ari 6 ryagiye gusaba imbabazi ngo risabire imbabazi abicanyi, ngo hanyuma baze bajye mu mujisho? Aho ndagira ngo ndahagaruka. Iyo ni topic ya mbere. Kabiri rero, mwabibonye ko Jean Pierre Bemba yimanukiye, ubu tuvugana yagarutse ku itariki gutanga briefing. Iyo briefing ndaje mbaha amakuru yayo, bya bindi muhora muvuga mutari ko turwanya kandi ibintu rwose. Ati ari goma. Ikimuzanye ndaje ntibabwire.
noneho ikindi tugiye kuganiraho ni iki ngiki kijyanye nk'uko mwabibonye kuri titire, mwabibonye urumva, mwabibonye hari abantu batubwiye ngo bazanye ngo ineza ya bose, ngo bazanye ibiki, barajyaho baradushushanya, ariko icyo bihatse nagumye kugikemanga, ngomba kubivuga, ngomba kubabwira ni nyabuneka mube maso, mutazongera kugwa mu mutego w'umubyeyi Habyarimana yapfuye abivuze ati ntazagire umuntu uba mu mutego w'umwanzi. Kuko ibi bintu biragaragara, kuko hari icyo utarakibona ndaje ngisobanure mu magambo arambuye. Ntago ndi bwibagirwe kuvuga ku musirikare waguye Central Africa n'inkubiri hari y'ingabo z'u Rwanda ariyo RDF 23 mu nkubiri ntambara. Ibyo ntago mbyinjiramo cyane, ariko ndabivugaho gatoya muri za ndatwa zikomeje kugwa hariya, kandi zashize baravuga umwe ariko bacize. Niko bakora. Ibyo ngibyo ndaje nsobanure abanyarwanda. Ubwo zibaye topic enye, ariko ndagerageza ntabwo rwose mbatindira iminota 30-35. Ndagerageza kereka nari nkongera hitano ya comment, ariko ndagerageza nshimira abantu mwahageze. Papa King wahageze, ndagije Imana Jerome wahageze, Wilson Dewo wahageze, mwese mwahageze, mbashimire cyane kandi mbifuriza umunsi mwiza ku bantu mubyutse aho bwije, mbabwira nti mugire ijoro ryiza. Ubwo rero ndagira ngo ntangire kuri ya topic ya mbere, kuko niba turi ku rugamba hari ibyo tugomba kwanga. Tugomba kwanga umwicanyi nusa nawe. Umwicanyi twahagurutse turwanya ubwicanyi, duhaguruka turwanya umugambanyi, duhaguruka turwanya umuntu ushimuta abandi, duhaguruka turwanya umuntu ukubita abandi akandoyi. Uwo ari we wese, icyo yaba ari cyo cyose, icyo yabazanye cyose, ntacyo cyaba kimaze, kuko umwicanyi wese ni umwicanyi. Umwicanyi w'umuhutu ntahatane n'umwicanyi w'umututsi. Abo bantu bose ni abicanyi, kuko ntacyo bazagiza ku banyarwanda. Uko nubwo yaba mwene wanyu n'ubwabo iki, umwicanyi uwo ari we wese ntago agomba kugirirwa impuhwe igihe cyose atarajya hariya ngo yidekarare ngasaba imbabazi, abantu bamenye bati se imbabazi arazihawe cyangwa ntazihawe. Ndashaka kuvuga iki? Hari amakuru yanguye mu gutwi, mwayumvishe ku kinyamakuru cyangwa ku binyamakuru. Numva umuntu aravuze ku kinyamakuru ngo hari itsinda ry'abantu 6, nimba ari 6, nimba ari bangahe, nimba bari munsi, nimba barenzeho. Iryo tsinda ngo ryarikoze, ngo rijya muri Espagne ngo gukuraho umwicanyi ibyaha ngakunda abayobore. Ntago mbizi, ariko ndacyabikurikirana. Umuntu ufite ayo makuru ambabarira yame, kuko nanjye harandi mfite nshaka kuzabagezaho nkayongeraho. Ariko ufite ayo makuru, abantu bagiyeyo, na makuru ndiho ndabaza, mumbabarire mu bisobanurire. Ngo nabo muri FDU inkingi ngo bagiye ngo kweza umuntu w'ibyaha, umuntu wahekuye igihugu, umuntu wahekuye abanyarwanda, umuntu watumaze, umuntu wishe akarenga n'imbibi z'u Rwanda. Yarangiza abantu noneho abantu bari gushaka ubutabera, biciwe, bashimuswe, bakubiswe amasasu, impunzi zapfuye, umugenda, abahomeye mu buvumo. Noneho ngo abantu ngo barikora, ngo bajye muri Espagne ngo kugira ngo umuntu bamukoreho ibyaha. Ese ibyo bintu nibyo nyababwira? Abahutu baba ari abantu banyurwa amanuma rwose. Navuze ni banyurwa amanuma, ariko ibyo byaba ari icyo kintu cyaba ari ikintu kibabaje. Nimba udashobora kwiyobora ukajya gushaka umuntu w'umunyabyaha ukurikiranwa n'amahanga, wewe naniwe ariko wanatangira ikirego ngo bamukoreho ibyaha, azayongera guhake agushire mu mujishi, wowe wongera ujya mu ngobyi wikorera uwo muntu uzi ko yakwiciye, ukajya muri Espagne kumukoraho ibyaha. Umuntu uzi ko icyo kintu ari cyo azabimbwire ngo byakozwe n'abantu bo muri FDU inkingi. Nimba ari byo koko muzabimbwire, naba atari byo ubwo nzagaruka kuri kamera nanjye mvuge nti abanyarwanda mumbabarire, kuko ndabyumvisha umusatsi umvaho. Koko
ubu abantu baracyari muri ayo ngo ugiye gusabira imbabazi umwicanyi kugira ngo aze akuyobore. Ntago byumvikana icyo kintu. Nimba ari cyo umwicanyi wari wese nabwe ngo n'umwicanyi, nimba ari umuhutu n'umwicanyi, nimba ari umututsi n'umwicanyi, ntago tuzihanganira umwicanyi n'umwe ubwoko yabavamo bwo aribwo bwose, yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umutwa, uwo ari we wese ari umwicanyi agomba kugezwa imbere ya sentare agakubitwa intahe mu gahanga, abantu bose bakabona ubutabera. Icyo umuntu ufite ayo makuru neza aze kumbabarira yambe, kuko ni ikintu kibabaje kandi ntaho twaba turi kuva. Kuko ntaho twaba turi kuva, abantu ari impirimbanyi, abantu ari amashyaka ashaka kugira ngo abohore igihugu cyangwa se abohore abanyarwanda, yarangiza akajya kuburanira abicanyi, kuraburanira ngo baze bayoborwe. Icyo ntago ngitindaho cyane, ubwo ufite amakuru arambuye azayampe, kuko ntago ndabyumva neza icyo kintu. Naracyumvise ejo bundi numva abanyarwanda baba bagenda buhumye ukuri, kuko nawe yanageze. Ndamushimira cyane, karibu nawe naze. Ubwo reka nihute njye kuri topic yanjye. Nkuko mwabibonye, urumva ibanga rya Sekibi rigiye hanze. Ibanga rya Sekibi rero ni irihe. Twagumye kubabwira dukemanga tabara tuti nyaboneka hari ikintu uwitwa Kambanda yazanye n'itsinda rye, aravuga ati haje neza y'abanyarwanda. Ibyo bintu turabisobanura. Kumbi amakuru amaze kumenyekana neza, twamaze kuyamenya ibyari neza y'abanyarwanda. Urumva amacenga yari abirimo, naho bashakaga gufata, naho bashaka kugirira nabi, nicyo byari bigamije. Narababwiye ni FPR kariya gatsiko gafite amacabiranya menshi kandi kazi kumurika imishinga rwose. Umushinga bakawukora, ukaza umushinga ugaragara neza, ukaza ushashagirana nkuko mubona bazi gukubura imihanda bakayikubura ikaba ishashagirana, ariko inyuma y'imihanda ugasanga abantu baraye inzara. Kumwe b'abakobwa bajya mu mihanda ngo hari bezacogamo, bakavuga bati mwe musekera abanyamahanga mabwire ko nta kibazo, kandi na dodo ntazo babonye. Uko niko bakora. Urumva naho kumbi ibi bintu ministre wa Kongo, umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yabisobanuye. Abanyamakuru bamuhangamye. Buriya Kongo ni igihugu kiri demokarate, ni igihugu rwose abantu bishira bakizana, usibye kari agatsiko kagiye kukivangira kigize M23 kandi RDF kagiye kugitera. Baravuga ati hari ibintu tumaze imisi twumva, bati hari inama mugiye kugirana n'u Rwanda, mugiye kugirana n'abapoza b'u Rwanda. Ariko namwe mwumvire, ubundi inama ijya gukoraho kariya gatsiko, inama ijya gukoraho bariya bicanyi, ubundi wenda ko yakabaye ikaba no mu mabanga, ikintu cyakabaye ibanga nk'icyo kijya public. Ariko kubera ko ari ibintu kariya gatsiko kapanze, ibintu byose bibaye reporting i Kigali. Noneho umunyamakuru aramuhanga aravuga ati rero twe tugomba kukubaza, uradusobanurira, twumvisha amakuru twarayumvise ko mugiye guhuzwa na Kigali, mugiye hari inama iri aha ngaha. Ese yari ihari, irahari, bimeze bite? Patrick Muyaya yavuze ngo ntabyazi, iyo nama ntayazi, yabivuze ku mugaragaro. Kandi ibi bintu twagumye kubabona tutinyamuneka mube maso, atabari kariya gatsiko. Ibi bintu bigeze kuba hari i Kigali muri convention, umuntu aragenda kodesha convention, urumva, kandi FPR yabikoze, yakizeho umwambari wayo ngo yari umushoramari wa Kenya, kandi kumbi n'umunyarwanda n'ibisambo bibana. Aravuga ati rero convention yose nayikodesheje, yayikodesheje niba ari icyumweru, ati ngiye guha abanyarwanda bose b'urubyiruko akazi, ati kandi kugira ngo wongere muri convention uratanga 10,000.
hari n'abatanze arenze ayo ngayo. Urubyiruko rwose rw'igihugu rutanga ayo mafaranga, abagiyeyo ubundi bamaze kugerayo abenshi baranafunzwe. Ya mafaranga yose FPR yarya, umva ashakira yabarezi. Noneho iraje ngo ni umunyakenya ngo umunyamahanga, kandi FPR yakereye icyo kintu kugira ngo ibone amafaranga. Naho kumbi icyo gihe ikitwa traffic cyari cyarahombye, harabuze amafaranga yo guhemba abapolisi. Urumva bakereya ubwo bubandi kuko babumenyereye. Ayo mafaranga araza yinjira muri convention, urubyiruko rwose rwirwarurira. Ikibabaje nuko umuntu aba abuze n'icyo arya, yabuze najyana ku ishuri, yabuze n'izo mboga ngo zigure, bakajya kuguza. Urumva amafaranga bakayahabwa ngo bagiye gutanga ibihumbi 10 by'akazi. Byahe byo kajya bijye amafaranga bamaze kuyatanga, nyuma bati umuntu waduhaye akazi ngo aranyera, aragenda baramubura ngasubira iwabo. Abantu bajya kuri convention buzurayo bakora imyigaragambyo. Urumva bati mugende tuzamushaka, polisi birimo. Naho kumbi yariye yakereye ubwo bujura, amafaranga yinjira mu cyama, babona yo guhemba. Niko bakora ibi. Rero impamvu mbihuje nuko bo bitanguranwe Kigali kavuga igasobanura ibyo nama, abantu bakagera gute, bati tuzagenda tubahe Kagame tumukuraho mu mubahe. Ibi bintu twabivuze kera, turabwira tuti ni mube maso hatagira umuntu wongera kugwa muri uyu mutego. Umuboha ute? Ese n'ubujya no kumuboha uramubwira? Ese abantu mujyanye kumuboha ko twabunye kubivuga tuti hari abantu dukemanga. Umuntu baragukemanga, baravuga ati wakubise abantu agafuri, wakubise abantu akandoye, wari magigiri. Hari abantu bari za magigiri aho ngaho bari muri iyo nama, bari kuvugwa. Nta kintu icyo kintu arajya haranga gisobanuro, kandi uwo shebuja bazahurirayo. Azahura na shebuja. Urumva bakereye ko ubwa mbere baragiye bati abahutu banye kubakora hirya muri Espagne. Iryo cenga wenda sinzi ko ryageze, ntago nzabihamya, nabyumvisha gutya, ariko ndashaka kumenya niba ari byo riranze. None uyu munsi umuntu araje ati nje kubohora abantu, nahanzanye ineza ya bose. Kandi padiri amaze imyaka n'imyaka abwira abantu ati nimwiyegeranye. Ndavuga ko perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, nyakwa padiri Nahimana, abwira abantu ati nimwegeranye, umuntu wese arebe ukuntu yakwikura kuri ingoma y'igisuti. Umuntu wese ndetse natanga igishura. Urumva natanga igishura, najishura umuji igishura agitange, twese tubohoke. Abantu bakamanza kugira gute kubyigaho, bagatinya. Ariko narababwene reka mubwire, burya n'umwana yavutse kugira ngo ahagarare amanza gukambakamba. Ni gute ibintu byavuko umunsi jugu mu cyumweru kimwe, mu kwezi kumwe, batabantu barabohowe. Mwitonde Kigali ifite amayeri menshi. Narababwiye bari abantu bafite amaceberanya mwinshi, ariko mwibuke gukora like ntacyo bitwaye. Urumva bari abantu bafite amaceberanya menshi, kandi ikintu cyose urugamba rwamaze kubatsinda, kuko nibyo nabyo ndabisobanura. Rwamaze kubatsinda, barakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo bafatiremo abantu. Uti gute rero? Bategura iriya nama, makuru maze gukurura, batangaza ariya matariki. Biriya byari ibintu biri baringa, ariko bashobora kuba bakodesheje nka hoteli nk'uko nabivuze. Kuko ibyo bintu gukodesha hoteli bayikodesha, bamara kuyikodesha abantu mukagicisha nk'abakerarugendo, mukagira ngo ko ni ibintu perezida azi. Naho kumbi bo babateze amakuru maze kumenya ngo za magigeri zagiye mbere y'iriya tariki kuri 28 kugera ku itariki 2 zari zaragezeyo, zaragiye aho bazarara. Urumva bakorodona ngo ibyo ngibyo niba ari ababaza bati hari aho muzarara, hari ibyo muzanywa, muzakirwa, muziyandikisha. Ariko muri iyo nama harimo abantu bashakwaga. Ntabwo byari gitangaza kuba mwagira bakabazingira, bakavuga ati mbo umwanzi wacu ari hano, bagatangira wenda kurasa ibisasu, niyo nzo bakemera bagapiranamo ibisasu,
mwese mugashira bati abanze bacu bateranye. Ariko nshimire Kongo ko ikomeje gucana ku maso, nshimire Kongo ko umuyobozi waje yavuze ati twebwe ntago dushize imbere urugamba, icyo kuri wari udushoye wowe ibikoresho turabifite. Ndaje mbisobanura ibyo Bemba yavuze, ibikoresho turabifite, wari udushoye wowe ahubwo no ari yanga n'umwiyahuzi. Icyo rwose ndagira ngo mubwire ko za magigiri zari zaragezeyo, izari zaragezeyo amazina yazo arazwe, urumva baragiye, ariko hakaba hari abantu bashakwa ngo bafatirwe muri Kongo. Harimo abantu nyine ukuntu ka gaciko gacengera na za ndatwa, harimo n'indatwa kazi imwe, oya ni ndatwa kazi enye, ariko ziyobora indatwa imwe zari zarageze muri Kongo mu kugira ngo zikomeze zirangaza abantu. Urumva amatwi rero bari barageze kugira ngo babone uko bashimuta abantu, babone uko barigisa abantu, babone uko bica abantu. Ibyo byose ni umupango wateguwe na Kigali, urumva. Ariko abantu tugumya gucana ku maso, tugumya kuvuga tuti nyamuneka, urumva bari ibi bintu turabikemanga, urumva turabikemanga, kuko ntago nubwo biriya biganiro byabo, reka nemere ko ibiganiro bibaye, hari abantu bagomba guhezwa muri ibyo biganiro. Niko bimeze. Nimba ibyo biganiro, kandi ibyo biganiro erega umurisa padiri cyatakoze ndi, ibyo biganiro nimba bibaye hari abantu bagomba kubihezwamo. Nababwiye ngo nimba ari umwicanyi w'umuhutu natoke, nimba ari umututsi toka, nimba ari umutwa navemo, hajyemo abantu twemera nk'abantu badafite amaraso ku ntoki. None rero icyo ngicyo nacyo cyamaze kumenyekana. Patrick Muya yabisobanuye, umunyamakuru atumara ati yamaje mu Gifaransa, ahamwe ati ni koko iyo nama irahari yarateguwe cyangwa se yarimo, ati ibyo ntabyo nzi. Ubwo rero niba abakomisiyoneri nk'abo nababwiye bakoze icyo kuri convention bakaza kurya amafaranga y'abantu, ubwo niba abakomisiyoneri bazanye icyo kintu kugira ngo abantu bashike, urumva bashobora no gusera invitation, kuko kare gatsiko ni abantu babajura bababandi. Nababwiye ukuntu witwa Mutsinzi yashatse kugira ngo anyibe, nawe baza kugira ngo wibe umuntu ukora mu nzego z'umutekano, anyibe bajye kunyica n'umugore n'abana. Urumva inama iri butangire, inama yabiri butangire, imwe ya indi iriya ngo bari gukorera hariya mu gihugu, urumva. Ariko mu mayeri nk'ariyo aba bantu rero niko bashakaga no kugira ngo bibe abantu bacu, ariko Imana ikinga ukuboko. None iyo nama kitabaye, ndanahamya ko n'abantu mukore y'amaso nta by'iyo nama. Rega ikintu ntabwo ngo akari inyuma karahinda, ntago mushobora kuburizamo intambara, kuko naberetse kare uburyo aba bantu ikintu bari gukora, aho basigaye bafata umupfumu ku mugaragaro, akaza agakubita icyuhagiro umuntu uhagaze mu izina ry'umukuru w'igihugu cyabo Kagame, akaza akavuga ati, akajya avuga biriya bigambo. Ngira ngo mwabibonye icyuhagiro yakubitaga bariya abantu, uriya mukecuru ngo n'uri kuzenguruka imbibi zose, ngo agira ngo rwose ngaburizemo ibyo bitero, urabuze ariko akabigoseka nk'akeza, ngo agira ngo ngaburizemo ibitero bikaza abana bari gutaha bashaka kondo yabo, kuko Imana yamaze kubyemera. Yabyemeye kera, abantu bari kwisezerano ry'Imana. Ya ntama yabo nababwiye ko ikibwana cyanyira ngo yarakibyaye kirapfa, urumva. Ibyo ngo bisobanura ngo ubutogisi bwabo buragiye, urumva. Ibyo byose ni ibintu biri kubaho, bakabereka icyo bakora n'icyo bareka, batereka tujyane umukecuru imbere. Mwabibonye, ngira ngo ikiganiro nakoze mu gitondo nabahaye, utakibonye narebe, mwabibonye. Ahamagara imizimu, umukecuru ahamagarira imizimu yabo, urumva. Izo za ryangombe n'ikirekire, wenda hari aho nabikasemo, ariko nagira ngo mbabwire ngo urugamba rwabo rwubakiye ku mizimu. Hambaraga na nke FPR karinga ifite, urumva. Umuntu ukitinya ntago nzi byaba barimo. Nimba abantu bahamagara umukecuru akajya kuvuga ati imbaraga nahaye Kagame nawe ndaziguhaye, urumva. Ati ngo umukecuru ngo mizimu izarinda igihugu, ubari kuzenguruka imbibi z'igihugu. Ngira ngo ibyo nabivuze n'akaragaciyemo, urumva. Ariko mbabwire icyari inama cyamaze gusobanuka, urumva. Nta nama ntayo, urumva.
ibanga rya Sekibi ryamaze kujya hagaragara, niyo mpamvu uyu munsi bari kurwana umwiyahuzi, urumva, bararwana na FRN, bararwana n'abana bari kwinjira mu gihugu bataha mu gihugu cyabo, ndavuga FDLR, urumva. Ibyo byose ngira ngo mwaribonye n'itangazo rya FDLR mwaribonye ryasohotse, wenda ntabwo nabonye umwanya wo kurikira ngo muryisomere, mwaribonye. Abantu mutanga umusanzu, abandi mujoining FRN, mujoining FDLR, nimbuzi kutari umugambanyi nkuko itangazo rya FDLR bivuga, joining. Rwose ibintu nyabuneka ntihagire umuntu ugwa muri kiriya ngo ineze ya bose padiri yayishatse kuva kera. Ndabyibuka ahera muri Le Prophète, icyo kinyamakuru murakibuka, reba imyaka bimaze. Ariko buriya reka mbabwire, inkono itetswe ibishangara n'amashara ari yo ku nsina. Ibiryo bishobora gutogota vuba jugujugu, ariko bigatogota bidahiye. Ariko buriya iyo witonze ugashyiramo twa dukwi, ukemera ugahungiza, ukemera ugacana gake, ibiryo birashya bigashya neza, kandi abantu bakabirya bitonze, bakabirya bihiye. Ibyo rero ni nka biriya, ibyo by'ineza yaje jugujugu, abantu barakemangwa, abantu turavuga tutariko hari ibintu bigomba kumanza kwiga ngo hoya, ngo reka ngo tumanze twinjire, ngo hanyuma ngo ibintu bizaza nyuma. FPR ya kabiri, urumva, iri hirashaka kugira ngo irangaza abantu, ijijisha abantu, urumva, ijijisha abantu, kubera ko ibona igiye gutsindwa, abantu bose bikubite muri wa mutego, namara kwikubitamo bavuga ati urugamba rero rurarangiye, urumva. Bafata abantu bose babice, babazowe, bagende bazowa umwe bamuzowa, usange noneho byongeye kuba gatogo nkuko Habyarimana bamwishe avuye gusinya amasezerano. Unongere mbabwire ibyo nama, bereka ibyo nama twagumye kwikemanga, ibyo nama ntabyo. Ikiri imbere n'urugamba, tuvuga tuti FDLR FRN, urugamba nirukomeze, urumva, nirukomeze, kuko nta n'umugabo w'umwinjira ugira ijambo ku mugore yinjiye, cyangwa naho hagiye gutenda kwa nyirabwo n'ahandi, nta muntu ugira iryo jambo. Nikomeze urugamba, urumva, bafata uduce twabo batugume ibirindiro byacu, ibi ni ibirindiro byacu, urumva. Nugira icyavuga agira icyavuga, usibye ko niyo mishyikirano mbona nta n'ikimaze gushyikirana na FPR, nta kintu bimaze, kuko nta n'ikintu bizigera bitanga, yaba kubatubanjirije n'abariho ubu ngubu n'abazaduheruka. Nta kintu gushyikirana na FDLR na FPR ntacyo bizatanga. Uzibeshya agashyikirana na FPR we rwose azaba arangiye, azaba agiye. Icyo ntago gitindaho cyane, ariko Muyaya yabisobanuye, kandi icyo abantu bibazaga aragisobanura neza. Iyo nama arayisobanura, ahakana ko ntayo azi, urumva. Iyo byose ni ibintu byagaragariye buri wese mu maso ya buri munyarwanda wese, cyangwa se umukunzi w'igihugu, urumva. Ariko ubundi bajya kujya mu nama yo gukuraho umwanzi wabo, yo gukuraho Karinga ikabiza ayo makuru, ikabimenya mbere. Kubera iki se? Nimba ari abantu koko ari abantu b'imirimbanyi, ari abantu bashaka kugira ngo barwanye Sekibi, kubera iki amakuru nk'ayo yo mwibanga Kigali ishobora kuyamenya mbere? Ibyo ni ibyerekana nyine wa mukino baba bakina, urumva, baba bakina kugira ngo babone uko bashimuta abantu, ahubwo bahamagajwe muri iyo nama babashimutiremo, abandi babarogeremo, abandi babiciremo. Niyo nama ubundi bavuga bati Kongo yateranyije inama yo kugira ngo abanzi b'u Rwanda barase Kongo, u Rwanda rubone preuve nako rubone ikimenyetso simusiga, bati reka turase Kongo dore abanzi babateraniyeyo. Ibyo nibyo ibintu baba barimo, nibyo imitego baba bategatega kugira ngo noneho za mbunda zabo bazisohore ku mugaragaro. Ariko turabizi ko aribo bateye Kongo. Rero umva icyo Jean Pierre Bemba amaze kuvuga kuri itariki ya 11 yagarutse mu mujyi wa Goma, urumva, mu mujyi wa Goma yavuze ati twebwe, urumva, uyu ni Jean Pierre Bemba yavuze ati twebwe turi tayari, ibikoresho byose byamaze kuhagera, byamaze kuboneka, abasirikare, ingabo. Bati Karinga yagumye kudukirigita, turayihorera kuko twe tudashaka intambara, dushaka kubana mu mahoro,
ariko nta kintu cyabuze ngo abantu batangire. Habuze iki ngo dutangire? Habuze iki abantu batangire? Hari igihe abantu batangira bagatangira neza gake 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 gake, ariko igihe kirageze ubwo mubona FPR ariyo RDF ariyo M23 bari kuyica umusubirizo muri Kongo iri kwiga ngo dufasha hanga, ngo dufasha bafatahe ko bari gupfa nk'inshisha. Reka suko imanuke, noneho ibintu byose bijya hagaragara. Aragira ati umwanzi wacu agomba kuraswa uhereye aho yavuye, tumuturutse inyuma. Aho yavuye ni nababwenga kari nyuma karahinda umuntu udashaka kuva muri urugamba. Cyakora nshimire abasirikare bamaze imisi bipotinga bavuga ati twebwe nta mpamvu nimwe yo kugira ngo tujye mu ntambara tutazi ibyayo, bakamanika amaboko. Rwose abo ngabo ndiho ndabashimira, abo abiripotinze mu bazarendo ndabashimira, bemeye kumanika amaboko bakiripotinga. Abasagenti, abayip cyangwa se abasuretona n'abaretona, mwese mwiripotinze ndabashima. Igikundi kiripotinze uyu munsi ndagishima. Abantu mwese mukomeze mwiripotinge mu ngabo za FARDC. Urumva? Nk'ipotinga mu za FARDC, ahubwo byaba byiza muhindukije imbunda mugakubita umwanzi wanyu. Urumva? Arabohereza kujya mu rugamba, kujya kurasa abantu, ariko bo ntashaka kujyayo. Byaba byiza rero buri muntu wese yigoye, ntabwo no kwigora. Urumva? Witanze nkuko n'undi wari kwitangira ubusa, amaraso akaba yagandikira ubusa, ukarasa umwanzi wa umuntu yakwica abantu, umuntu yafunze siko na nyuko. Iwanyu bari muri shiko barajya guhinga vipi. Urumva? Abandi baratorongeye bagiye kuba incakara mu Mutara, bariho bararima ibisindi. Wowe ngo ntago ushaka gutekereza ngo wibohore iyo karinga koko. Isiko yagoye muri gereza, nyoko yagoye muri gereza. Urumva? Abandi mwambo wa masambu mwagiye mwigabana barabaheza, ngo haje ngo ibikorwa rusange, kumbi FPR n'abajura barabitwara, ubutaka bwanyu barabutwara. Urumva? Ngo wowe ukiriwe ukoreye imbunda aho ngaho, ngo wazinze sinzakivamo. Igice utazavamo urazinga ibiki? Urumva? Zakivamo zago zakivamo ufite n'ibirenge. Mujye mureba ukuntu abasirikare baho nabi mu gihugu. Cyokora uyu munsi kubera ko umuriro kubakira, ubu mwese baraje babahe bwa buhumbi 500, ariko nta nayo bagifite, kuko ayo batanze ngira ngo batanze ayo byagiye biba babakire banze kuyatanga muri FRN no muri FDLR ngo batere inkungu urugamba, nta nayo bagifite yo gutanga. Ubu rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo umuntu wese yitandukanye na karinga kandi atera inkunga ku mugaragaro. Ndahamagara abantu bose bari bunyamuhamagara ngo dushaka gutera inkunga FRN, ngo dushaka gutera inkunga FDLR. Muri mu gihugu gutera inkunga biremewe kandi ibintu byoroshye, telefoni zarabikemuye, wakoresha na mobile money. Mutera inkunga urugamba, buri muntu wese cyane ari mu gihugu, mutera inkunga urugamba. Kandi mugira ukuntu mukora utunama mwiyegeranye kugira ngo umwanzi wanyu nabageraho mubashe kuba mwamwivuna. Icyo rwose buri muntu wese agomba kukimenya. Nsoreza ku kintu ku nkuru ibabaje y'umusirikare ngo agoye Centre Africa, ariko ngewe numva burya abari abantu bose ngira ngo nabo mu ndatwa, abandi ni babandi bemeye kuri kuba bakarya babo. Igihe ujya kurwanira ubusa nka ahantu hariya, ukemera ukagenda usize umugore n'abana, bakagukubita amasasu nkariya, ngo ugiye kurwana na Wagina sura rwana nayo. Ariko ubundi usibye ko abasirikare bo muri ADF mutagira n'ubwenge, ujya kurwana na Wagina icyambere bari abantu bikorera intwaro bari abakomando. Urumva? Urarwanira iki? Ntago umva nkubwire, na Amerika yarabonaniye, Ukraine yarabonaniwe, none wowe ubwo kariya gatsiko karagushutse ngo reka mbabwire akanyu kashobotse. Ndabwira nk'umuntu w'Centre Africa, mwebwe nk'abasirikare muri hanze mufite n'amahirwe menshi yo kuba wakwiripotinga cyangwa wakwihungira ukigendera. Ahubwo uti ngendananiwe kademisiyona ku mugaragaro, kajya no muri ukiripotinga rwose, ahubwo uti ibisimba ishoboye ukihungira.
urarwanira iki? Abasirikare murebe kure mukadiriye, urumva, murebe kure kuko jeshi mzuri anakadiria umbali. Jeshi mzuri anakadiria umbali. Ugomba kureba ugapima ikirere, ukareba kure nk'umusirikare ufite ubwenge buzima. Yewe nkuko shobora yavuze ngo barabogeje ngo muri za killing machine, ariko nibura isenga Imana igire akantu ikongereramo, ugire kureba kure uko uzaga mu byutazi. Kandi igihe kirageze, ingoma yanyiragiye. Narababwiye ngo uyu mwaka no gusoza urugamba, nacyabihagazeho, ntago ndahindura ijambo navuze. Uyu mwaka no gusoza urugamba, wabyemera utabyemera, waba ubizi waba utabizi, uyu mwaka ni uwanyuma ku bantu bafite amasezerano wo gusoza urugamba. Umuntu wese uzi ko afite isezerano, uyu mwaka ni wo wanyuma. Sekibi ntakuriganye, Karinga ntikuriganye ngo Sekibi irarangira n'uyu mwaka. Uko mwabonye uriya mukecuru mu kiganiro nakoze kare, ni ikigufi n'ikiminota 7 ngira ngo, uko mwabibonye ari gute bari kumuteza inzuzi mu bantu, bari kukubita abantu ibyuhagiro, ngo yazanye imikunde, ngo yazanye ariya moya, ngari kugira gute. Niko baje bababesha kuri ya ntama yabo y'umweru, urumva, niko bajya mu rugamba bajyanye ya ntama. Ubu rero byabarangiranye. Abanyamasezerano mwitegure kwinjira mu masezerano yanyu. Umuntu wese twavuganye n'Imana akomeza atitirise, kuko igihe ni iki ngiki. Akomeze atitirize, reka nyuze